reka nongere nifurize ibihe byiza no kugubwa neza abantu mukunda The Gospel Hill. Ndabizi neza ko mudukurikirana muri benshi aho muri mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yacyo. Turabishimira kandi tubashimira ko mukunda kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Turi mu bihe bitoroshye, ibihe bitumye benshi bacika intege, ariko nagize igitekerezo kera aho nakomeje kugenda ngenda nganira n'abantu ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, ariko turi no mu kazi aho turi tukabwira abantu. Rero ntabwo umwuka w'Imana aza ku busa, aza hakurikijwe n'ibihe bigiye gukurikiraho. Iki gitekerezo nakigize ntazi bizakurikiraho, ariko urabona ko muri iki gihe insengero nyinshi zifunze, hafunguye insengero nke, abantu benshi bacitse intege bananirwa kujya guterana, ariko aho uri hose waganira n'abantu ijambo ry'Imana. Aho uri mu kazi, abantu badukunda badukurikira cyane kuri The Gospel Hill bashobora guscrollinga down bakareba amavideo twagiye tubaha mbere. Ikigaragara nuko ni twatekereje kera, ariko uyu munsi birimo biragenda bisohoka. Tugomba kuganira ijambo ry'Imana aho turi hose, aho turi kugenda, mu byo turi gukora, aho turi hose tukaganira ijambo ry'Imana. Reka rero twiganira ijambo ry'Imana mu buryo dusangira ijambo ry'Imana, kandi turi no mu kazi. Benshi inyuma ya kamera barimo baratureba badukurikira bumva ibyo tuganira, ariko nawe uri mu misozi itandukanye yigize iyi si ubasha kumva Ikinyarwanda, ganira natwe, sangira natwe ijambo ry'Imana. Reka nsabe kameramani ampereze intwaro yanjye, ampereze intwaro, nindangiza tureba n'ijambo ry'Imana tugiye gusangira muri uyu mwanya twibereye no mu kazi. Yesu abahe umugisha. Rero abantu mudukurikira cyane, mudukunda, twishimira kubana namwe, ariko namwe ntimukagire ipfunwe ryo kutubona uko tuba dusa n'uko turi hasoni bitera. Ndabashimiye rero, mujye mwihangana uko mba nsa. Kuganira n'ijambo ry'Imana ntabwo bivuga ngo umuntu asa neza, bya bindi by'abapasiteri ngo pasiteri ni uwambaye ikote, kositime. Ni byiza, ibyo nabyo ni umugisha, it's okay, ariko nanone ntabwo ariho ijambo ry'Imana rirangirira. Twibukiranyije neza, ushobora gusanga Yesu yarinjiye mu sinagogi mu myaka ye ya misiyo 3 yamaze mu murimo. Ushobora kuba yarinjiye mu sinagogi inshuro zitarenze 3, ntabwo zarenga 5 uko byamera kose, ariko hari igihe atavugaga ubutumwa. Yareka tuganira ijambo ry'Imana. Yasanze ba Petero mu kazi ababwiriza, bagera aho bamukurikira, bava mu byo barimo baramukurikira, bemera umuhamagaro. Natwe rero umuhamagaro wacu tugomba kuganira ijambo ry'Imana, tukavuganira ijambo ry'Imana, tukavuga ijambo ry'Imana. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo bizatunezeza cyane tuzanye intama imwe, nubwo yaba umwe akihana biturutse ku ijambo yumvise. It's fine. Ni umugisha kuri jye, ni umugisha kuri wowe wihannye ugahindukira ukava mu ngeso zawe mbi ugakurikira Kristo. Niwe uzatugeza kuri Data wa twese. Nta kindi tumaranira, ntabwo tuzi uko twaje ku isi, ntabwo tuzi nuko tuzayivaho, nta n'ubwo uzi umunota. Biratungurana, ariko niba unatunguwe, utungurwe byibura inzira ugiyemo, aho ugiye habe hameze neza. Nta kindi tumaranira aho kugira ngo hari umuhanga umwe yaravuze ngo nubwo ijuru ritabaho, ariko narabanye n'abandi amahoro ntariyandurishije. Ibyo ngibyo byaba binyuze umutima wanjye. Reka twirebere ijambo ry'Imana mu gitabo mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5. Ndabona tugiye gusoma amagambo akomeye
akomeye kuri bamwe biroroshye, ariko hari abo bikomereye. Tugiye gusoma amagambo meza ari mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5, turahera ku murongo wa 19, turasoma imirongo mike cyane kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana turi no mu kazi, kugira ngo ibintu bigende neza. Umurongo wa 19 uranditse ngo, dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Amen. 22 ngo, ariko rero amen, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Twiganirire kuri aya magambo y'Imana. Yesu ashimwe kandi Yesu abahe umugisha. Aya magambo y'Imana avuze amagambo akomeye cyane. Imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: Yesu ashimwe. Gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, kugomanwa, gusinda. Hari abantu usanga badatewe ipfunwe no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Ntufite isoni zo kuba wakorera icyo kintu ku mugaragaro abantu babireba. Iby'isoni nke ntazo ufite, iby'isoni nta soni ufite. Ntekereza ko n'agatima n'umutimanama ntawe uba ugifite. Nta n'umutimanama uba wifitiye. Ukora ibiteye isoni by'isoni nke, ibyo byose nta kindi bikwerekezaho. Umwuka w'Imana we ibyo akunda nibyo kamere yanga, kandi iyi ni imirimo ya kamere. Umwuka w'Imana ntashobora kubana nawe mu gihe ugifite imirimo ya kamere. Yesu ashimwe. Reka imirimo ya kamere uve mu nzira zawe mbi zo gukiranirwa no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, kugomanwa, gusinda, gusambana. Iyi yose ni imirimo ya kamere. Ijambo ry'Imana niko rimaze kutubwira, kandi ritubwira kenshi imirimo ya kamere iyo ari yo. Va mu mirimo ya kamere, nshuti yanjye. Vamo. Mu mirimo ya kamere ukurikire Kristo aguha ubugingo bw'iteka. Abantu barishimye, abandi baraserebura, baritaka rwose, bikoza hirya no hino ngo insengero zirafunzwe, iki bibazo. Ntabwo ndimo nigisha ku insengero zifunzwe, ariko ahambere na mbere Imana ntireba inyubako n'amajengo bitewe n'ururimi uvuga. Imana ireba umutima. Ese ushobora no kujya hariya mu isinagogi ukajya gusenga no guterana, ariko mu by'ukuri Imana yo ntiyishimira umutima wawe. Igitabo cy'Itangiriro hari abavandimwe babiri, Kayini na Abeli, bose bavaga inda imwe, buri wese afite occupation ye, afite umurimo akora, ariko bakazana amaturo imbere y'Imana.
Imana yishimira ituro ry'Abeli kurusha irya Kayini. None nawe nufata ukajya mu rusengero ugiye guterana ukagenda ari kwishushanya, ntacyo bimaze. Imana yabwiye Kayini ngo Kayini nukora ibyiza ntuzemerwa. Ese wowe ukiranutse ugakiranukira aho uri ukarangwa n'ingeso nziza, imbuto z'umwuka zombi zose uko zingana, ukabaho umutima wawe ucira bugufi Imana, ukabaho wumva mu mutima wawe wisanzuye n'Imana, ukajya wihina ahantu ugasenga ukagaruka mu byawe, ugasenga ukagaruka mu byawe, ntekereza ko Imana ikumva cyane kurusha wa wundi watonze umurongo ajya mu isinagogi, ariko mu by'ukuri umutima uri ahandi, umutima uri ahandi. Jya mu nzira nziza, kiranukira Imana, bohoka wikureho uburetwa bw'isi. Isi iraduhenda, iradushuka, iratwoshya, ikadukura iducura bufuni na buhoro, ikaducunda. Mbese ubuzima tubamo tumeze nk'abari mu muhengeri. Ubwato buri mu muhengeri nibwo bwikoza hirya no hino, abasare ntibashobora kubushyira ku murongo ngo butuze, kereka umuhengeri utuje nibwo abasare babushyira ku murongo ngo tugiye aha, bakamenya aho bajya, bakamenya icyerekezo bajyamo. Ariko igihe hakirimo umuhengeri, ubwato bujyaho abasare badashaka. Rero icyiza ni uko uva mu nzira zawe tukirebera, tukagerageza kwera imbuto zo gukiranuka, imbuto z'umwuka, tugasoromwa imbuto z'umwuka. Uzasanga hari ubwo Bibiliya ifata umuntu ikamugira igiti, ubundi ikamugira umusozi, ubundi ikamugira uko ibishaka. Giye kumburanya ngo uvuge ngo umuntu yabaye igiti gute? Muri Zaburi niho handitse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ntubaye umusozi se? Niba wiringiye Uwiteka ntubaye umusozi, Bibiliya ntigufashe nk'umusozi. Umusozi turiza Uwiteka, bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ngo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, amababi yacyo ntiyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iryo si ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu kandi ahimbazwe. Imbuto z'umwuka, reka twirebere ku mbuto z'umwuka, tuve mu ngeso za kamere, tureke iby'ingeso za kamere. Inshuti zanjye, mureke tuve mu ngeso za kamere, twegere Imana. Yesu yaravuze ngo unkunda aza aho ndi, kandi unkunda azicarana nanjye iburyo bwa Data. Muze dusange Yesu, inshuti zanjye, muze dusange Yesu, tureke ingeso mbi n'imirimo ya kamere. Twere imbuto z'umwuka, twere imbuto zo gukiranuka. Ubwo ugiye kumbwira ngo ntabwo byashoboka, ngo nta muntu wakiranuka mu isi. Why not? Tuzayikiranukiramo, tugende nk'ubwato buri mu nyanja, ariko kugeza igihe tuzagerera iwacu. Kugeza igihe tuzagerera iwacu tugomba gukiranuka kwa kesaswa. Nahoze numva
abantu batangiye kugenda bavuga ngo abashumba batera amabuye abashumba, bavuga byinshi. Abashumba nta rubanza mfitanye nabo, no, nta bashumba mfitanye urubanza nabo. Biba bitewe n'uwaguhamagaye, biba bitewe n'ibyo ubakeneyeho. Ntese umushumba uramushakaho iki? Nagusengera kuri data, ubundi ko ari wo murimo yahamagariwe. Nagusengera kuri data wa twese, akagusabira umugisha. Ikindi ushaka ni iki? Abashumba nta rubanza. Icyo nicyo kintu cya mbere, nta rubanza n'abashumba. Amen. Nta rubanza n'abashumba, ntibibaho. Umushumba azabazwa ibye, nawe uzabazwa ibyawe, kuko yakubwirije akakubwira ukuri. Icyo nicyo kikurega. Abashumba nta kibazo. Abashumba bakora umurimo wabo. Njyewe reka mfate n'umwanya nshimira abashumba bacu. Hari aho badusengera bakaduha ibyo kurya by'umwuka, wese wabitanga ntibibaho. Utarasizwe kandi usigwa mu ibanga rikomeye bijya kujya hanze, Imana yabitwikuruye. Imana itabitwikuruye wakomeza uri umushumba ugakorera umurimo aho uri mu ibanga, aho uherereye aho hirya ugakora umurimo. Ariko igihe cy'Imana iyo kigeze yatwikurura byose ikabishyira ku mugaragaro. Umushumba guha icyo afite. Hari igihe reka mbihera ubuhamya. Hari igihe twakoze akazi, twagiye mu kazi ahantu, umuntu ampa akazi, ngiye gukora nsanga ni kwa Gitwaza. Umuntu atanga icyo afite, nsanga ni kwa Gitwaza, ntabwo atuzi, ariko tujya kumukorera. Ubwo ugiye kuvuga ngo kuki atahaye akazi ngo umukristo kwa Gitwaza se habamo abafundi se? Aha abafundi ukeka niba ari abenjeniyeri. Ukeka niba ari abenjeniyeri. Ese niba ubyirukiye mu itorero uhabwa poromosiyo nyine nk'umwana w'itorero. Uhabwa poromosiyo nk'umwana w'itorero. Flight ya VIT i Burayi, muri Amerika, Australia, India. Urakunyagira papa. Ntabwo ngewe mfite ikibazo cy'uko abafundi umushumba aguha icyo afite. Nshimiye umupasiteri wampaye akazi, akampa akazi nkamukorera, it's okay, ibyo birampagije. Nshimiye n'undi muntu wese hanze wampaye akazi, nawe ndamushimiye. Imana imuha none akabona uzama n'akandi, none akabona uzanyihere n'akandi, twikorera akazi nawe utaraka kiranuke ku gato n'akanini. Imana ntireba iby'abantu bareba. Imana ntireba nk'abantu, ireba mu bumana bwayo, ireba nk'Imana, ntabwo ireba nk'abantu.